umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ndayubaha Angelique Ndayishimiye n'abarasezera umushinga ntahe wiwe amubwire ngo bayi umutambukanyi wa Reveriyani n'abarasezera umushinga ntahe wiwe ndabivuga kandi aha nta mipyinati irimo message bari message n'ubutumwa buba ari ubutumwa. Iyi ni message abana banyu ni mwicara muri saro babasezere kubera ko bagiye gusigara bagoka mwebwe Yesu politike yanyishizeho akadomo. Nigeze mbibabwira mu kwiyamamaza CNDD-FDD mbakenguza amateka ndavuga ngo iyi ingendo zanyu barekeshizeho akadomo. Ntimwumva turasemerera nyine abantu bakigira nkaho batabyumvise ngo uhereye muri 70 ngo ibyo barabivugishijwe ariko ntitwagambanye kandi ibyo by'uhera muri 70 ntabwo biri bubuze Uwiteka gushitsa icyo yavuze turi mu kwa kabiri. Nimwicara muri sa musezeraneho aha ibyo nkubwira si ibyo ndota si ibyo nitekerereza jewe ubwanjye ndatangaza iri tangazo ku barundi bose. Politike izenguruka ingendo zitavamo umusaruro mu bene gihugu, politike itavamo ibyo bazwi ibyo banwa ibyo bambara itavamo ubuzima. Nagira ngo mbamenyeshe ko hajya byaheze kandi ninkubwira ngo byaheze nyine kandi aho ni naho nabonye intambwe iva muri Kongo yinjira mu Burundi intambwe nyantambwe nini ariko ingana ninga kandi aho niho nabonye mu bituro cyangwa se mu bisagara hatandukanye cyangwa se mu bibanza bya leta barimo barahifotoreza bavuga ngo twagifashe ngo hani hamwe se Barundi yajyaga yicara ngo hani hamwe bamwakire. Tuvuge ibintu abantu bagaduhindura abasazi na hano uyu buhanuzi kuri Pentecoste ya hano mu Rwanda babwira ngo abarimu bagiye kubirukana n'amaparuwase bazayakuramo. Amaparuwase ni nka za misiyoni mbabwira ibintu mu ntera amabuye none ubu ntibyabaye ibya nyuma ntibyabaye ejo muri Pentecoste. Hano rero dore ibintu bigiye kuba mu Burundi. Iyi ngoma ya Sebarundi yitwa abasamuragwa, iyi ngoma y'abasekuru ya Perezida Reveriyani kuko Burundi butwaye n'abaperezida babiri. Nagira ngo mbabwire ko izo ngoma ko ari ebyiri Uwiteka wampamagaye Prophète General Marite utagira indimi utabeshya utitiranya amazina mubyemera mutabyemera mubikunda mubyanga aba bagabo Imana yabakuye ku butegetsi bwabo kandi birukana ku murango no mu ijoro. Izi si inyama nta nubwo ari amafi ni ubutumwa ashikiriza ni ubutumwa ntambutse wanka wemera. Nuko mu gihugu cy'u Burundi politiki irahindutse ubuyobozi burahindutse naho rero bavuga ngo ko mugoma mu bihanura bidasohora ndaguhumurije uraje ubibone kandi ndakuremesheje. Narababwiye ngo inyuma yanjye nta muhanuzi uhari, umuhanuzi usigaye uri guhanura ubwo buhanuzi ushyiraho akadomo ntari muri oya ntihahira abana nzayituranye na heba ntabwo ndaho. Ibi nkubwira ni ibigiye kuba rayivu mu maso hawe. Rero mutenyenye gato mutenyenye gato ibara rigiye kugwa
ubuhanuzi buteye ubwoba nabonaga intambwe cyangwa se intare Ryan mbona irihubanutse mu gihugu cya Kongo mu mashyamba yerekeje mu gihugu cy'u Burundi yabyuye umugara nini yenda kungana n'inka Pierre Boshe zerederede mbona abantu bari kwifotoreza kuri aeroport Melchior Ndadayi bavuga ngo twafashe u Burundi. Mbona abantu bari kuri presidence kwa Ntare Rushashi bavuga ngo dore hamwe Reveriyane na Ndayishimiye bakoreraga ngo ubu niho turi. Nabonye bamwe bifotereza Igitega, abantu bazi kuri misiyoni yaho Katolike y'Igitega paruwase nkuru cyangwa se sinzi uko babyita, niba ari misiyoni niba ari paruwase. Mbona abantu barahuzuye bari kwifotoza, ndetse abandi bari ku ngoro ya politiki Gitega. Mbona abantu benshi rero, niba mwarigeze mubona ma 20 iyo yafashe ibice ukuntu itangazamakuru rihagera basikovia n'abandi bavuga ngo twahafashe ngo ngaha, nuko nabibonaga. Kandi mareka yambwira ngo mbwira Barundi ngo nkuko umujura atungura nyirinzu niko mutunguwe. Nkuko umujura atungura nyirinzu niko mutunguwe. Icyo ni icya kabiri ndagarukaho, kubera ko marayika aje kwimura kandi aje kwimika. Kandi mwebwe muzi ko hari indi nzambi zavuga, cyangwa se hari undi muntu mutegereje, cyangwa se hari ibindi bimenyetso. Ntabyo byaraheze, ukuri kwamye. Ibisigaye ni ugushyira mu bikorwa isezerano n'ijambo by'Imana. Kubera ko bamwe barahita bananyaruka ku iryo yerekwa ry'iyo ntare bavuge ngo nibyo ni Redi Tabara yivanze na ma 20 na twigwaneho. Noneho nibamara binjire mu gihugu cy'u Burundi, nibamara gutembagaza ubutegetsi barajya bifotoza. Ntabwo ari byo mvuze, byaba byo, ariko je ntabwo ari byo shimikiyeho. Nabonye intambwe nini n'umugara wayo byinjira mu gihugu cy'u Burundi. Marayika arambwira ngo ibara riraguye, ishyano riraguye. Kandi harimo abantu bazi ngo ubwo marayika ngo naza ari kuwa mbere, ngo kuwa Mungu azarara tubariye. Aho yaje ibintu birimo ubugingo, birimo umugisha. Imana ntibyingingira abantu kuri urwo rwego. Niba utarumvise Gakwaya, ntiwumve Marti, ntiwumve Bigirimana, ntiwumve Buhungu, wagize ngo sufisi ingorane yindi ufite n'abandi mwagiye muhura banarenza abo, wagize ngo ntihari ikibazo gikomeye kandi kitoroshye. Navuga rero ngo igihe cyo kubaka kirageze, kandi igihe cyo gusenya nacyo kirageze. Ikindi ntabura kugaruka ngo mbabwire ko mu byihutirwa no mu bigomba gukorwa vuba na bwangu muri Afurika y'ubuseruko cyangwa buraruko cyangwa ubumanuko cyangwa Afurika yo hagati, ikintu cyihutirwa no gukura Sebarundi. Kandi ibyo abaserafi barabisinyiye, abakerubi barabisinyira, n'ibizima n'abakuru barabisinyira, baravuga ngo narangize igihe cyiwe. Ariko mvuze uko ntabwo ari ukurangiza igihe cyiwe mu bundi buryo cyangwa ku rundi rwego. Navuga ngo igihe cyiwe mu isi kiraheze. Ni ukuvuga rero abantu bategereje ko ngo Yesu ari buza akabiyereka mu bundi buryo, ibintu bakabyumva mu bundi buryo, ibintu bakabyemera mu yindi nzira, aho nturi bumubone. Utizera ntabwo aragwa ubwami bwa Data cyangwa se bw'Imana.
ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo mu Burundi Imana yabwiye abantu ngo mujye mutaha kare, turi mu ndwi tureretse ibigiye kuba. Nta kintu na kimwe rero mwavuga ngo twakoreye ngo perezida ngo agume ku butegetsi, nta gihari, nta n'icyakorwa, nta n'ikizigera gikorwa cyane rwose, kubera ko intego n'umugambi w'Imana ni ukubashikiza Kanani mu ntoki. Ikindi amafaranga Reveriyani yibye yose uko angana nayo wariye bazayakuramo, ndayishimiye nawe nuko, n'ibyaheze mu menyo bazabikuramo, kandi abana banyu mwabakururiye akarambaraye mubateza akaga n'izo ngaruka n'ingorane bo bagiye kuba bajya banwa, kuko mwayoboye mu mugambi umwe ukugira ngo muba bagwizatunga ku buryo mwe mugomba nyine muba ariko muba, ntabwo ari umugambi wo kugira ngo abenegihugu batere imbere. Aho rero ikibonekeza n'ikihari ni uko intego n'umugambi wo kugira ngo mukurweho mubyitege muri uku kwa kabiri n'ukwa gatatu perezida w'u Burundi aravaho. Nkubwiye ntabwo ari inzoga, ukwa kabiri ukwa gatatu perezida w'u Burundi n'umutambukanye Angelique Ndayishimiye ndayubaha, barava ku kiringo kidaheze. Sindi Imana ariko iyi manda ntabwo iri buhere, si yareboshezeredededebo, baba bapfumu baba basenzi habe na mwebwe ubwanyu ntabwo mushobora kurokora iyi ngoma ya Sebarundi. Oyaye ni dese umutima w'Imana, mu byumva uko, mu byakira uko, kimwe cyo rwamaze gukatwa, urubanza ruraheze, ahubwo ikigiye kubaho ni ukubashyirira mu bikorwa ibyasezeranwe, ni ukubashyirira mu bikorwa ibintu byasezeranywe Imana yabasezeraniye. Mungu asifiwe. Rero uko kwa kabiri, iminsi y'ukwa kabiri isigaye muyisengere mwiyirije ubusa. Ukwa gatatu mu gusengere mwiyirije ubusa, kubera ko guhindura umwami si cyoroshye, ariko ubutumwa bwasabwaga kuvugwa na message yasabwaga gutambukwa kugira ngo igushikire. Ni ukuri data yari yubahishije message yakugezeho, message yakugezeho. Rero ni ukuvuga ngo abarundi bari mu mahanga bagiye gutaha, abarundi b'icabwenge, abari hafi n'abari kure, aya makuru muyahana. Ntabwo nkubeshye, ariko marayika wimura yaje, kandi iri joro namwiboneye. Hagiye gushya hakongoke, hagiye gushya habirinduke.
hombo cyambo cya mukongomani. Harimo abantu bumva ko Yesu agiye kuza mu Burundi mu buryo bwo kwimika Kanani no kwimura Misiri na Djibouti, akumva ko ngo Yesu mu kuza kwe ngo aravuza inzamba iruta iyi ngiyi, cyangwa se arasemerera kuruta uko wabyumvise. Ubyumva utabyumva, ubyemera utabyemera, birashyika biraba. Kandi harimo n'abavuga ngo ubwo Yesu ngo azaza ngo nta mirimo, ngo neva bamwongeje. Oyaye, ibyo Yesu aza nk'umusuma, ntabwo aza nk'umuntu wateguje abantu ngo vanderidi ngo apremidi ngo nzoba ndi ngaho. Ntabwo yigeze ateguza ngo avukire mu babaji ngo bwire abantu ngo nzavukira kwa Yosefu. Ababimenye barabimenye, mugabo rubanda nyamwinshi cyangwa se abenegihugu benshi ntabyo batoye, nta n'ibyo batahura. Nibi niko bigiye gushyika mu gihugu cy'u Burundi, abantu badamaraye, abantu bari mu gahuza, abantu barangaye, abantu bahuze. Ntabwo rero Yesu araza mu Burundi ngo sendi dedefudede ngo ndayishimiye, ngo baraye bamuhaye ngo ubutware, ngo nakayoboye aha, ngo ubwo ngo arategereza ngo ikiringo gihere, ngo cyangwa ngo abenegihugu ngo bari mu ibarabara ngo babanze batahe, ngo cyangwa ngo watangiye akazi ngo bamuhembe umushahara wa mbere. Ninde wakubeshye? Ninde uguhenda? Yesu atangirira zeru, cyangwa agatangirira uko agabana uko agomba mu byo ashaka. Nta muntu umubaza ngo ukoze ibiki, cyangwa uri bukore uti, cyangwa uri bugenze uti. Hano rero no mu Burundi kizibonekeza nuko abantu benshi bagiye gutungurwa. Abantu benshi si borejezerere, abantu benshi bagiye gutungurwa. Icyo nzi cyo, abantu benshi bagiye gutungurwa, babazanya ngo none ngo nibyo ngo cyangwa ngo sibyo. Hano rero nagira ngo nkubwire ko ubyugura imenge nturyama umukondorazosi, koko Imana ibatunguye nk'umusuma. Uko niko kuri, Imana ibatunguye nk'umusuma. Tureke guhendana, kubera ko nuza kwitegereza Yesu ntabwo akina n'inzoya. Yesu ntabwo yaje ngo babwire ngo urumva ngo nimwihangane ngo mubanze ngo mujye gusenga ngo hari abari mu rusengero. Arakoma take, nta n'umwe uri burokoke. Hamarira ibyo muvuga ngo abadede ngo redi tabara ngo ma 20 ngo twigwaneho, bari babasesekaye mu mujyi wa Bujumbura, aribo bari gukontorora ibikorwa remezo bya leta cyangwa se ibibanza bya leta. Twigwaneho ma 20 redi tabara aribo bakontorora, aribo bafite ubwo bugenzuzi. Navuga ngo ibyo ni ibyiyumviro by'abantu batandukanye, mugabo je mpamya ko intego y'Imana ni ugukura ubwami ikimika ubundi. Koko nk'ejo hashize nabonye intambwe ihubuka muri Kongo, yivuga cyangwa se yiyamira, isakuza, hanyuma nza mbona yerekeje mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo nahise nkofirima ngo ma 20 igiye kurwana i Burundi, yenda ndacyari kwinginga Imana nyibazi icyo bivuze. Mugabo rero ntabwo u Burundi, ntabwo icyo Imana yahagambiriye. Abarundi biteguye ni bake cyane, n'abari kubibona, n'abari kubyumva, n'ababitahura ni bake cyane. Ahubwo abarundi benshi barimo baravuga ngo nimuhunge igihugu, nimusohoke igihugu, ngo hano byase, ntibigikunda, ntibikemera, ntibigishoboka. Oyaye, tera intambwe wisubira inyuma, turi kugenda. Tera intambwe wisubira inyuma,
uru ni urugendo turimo. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Amasezerano yose Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Dukora nk'Aburahamu, uba amaso yawe bari inyenyeri wizera amasezerano yawe. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Umwijima wo mu nzira izera Imana yacu, hasigara umwanya muto izuba ritarasa. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turizwa n'abantu, twizera Imana yacu. Yesu niwe uzadufasha mu bitugerageza. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Mu gihe tubuze inshuti, tugomba no kwizera mu ijuru tuzahabona ibyo twizera byose. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu gihe tubuze inshuti, tugomba no kwizera Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. No ku byo tubona mu isi, tugomba no kwizera ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Navuga ngo ndakugumbiriye mu izina ry'Umunyanazareti, Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Isi yubatswe n'ubuhanuzi kuva aho itangiriye kugeza aho izarangirira. Nta cyabayeho kitahanuwe, kandi nta n'ikizabaho kitahanuwe. Imvura ni ubuhanuzi, izuba ni ubuhanuzi, intambara ni ubuhanuzi, indwara ni ubuhanuzi, ndetse mu minsi y'imperuka ngo hazabaho abiyitirira izina ry'Imana ariko bitari mu mitima yabo. Navuga rero uyu munsi tugiye kwinjira Kanani, cyangwa tugiye gushyika Kanani, cyangwa tugeze Kanani. Ntabwo ari Kanani y'abantu bose. Utaragenze neza nashaka ab'umugore wawe yasigara ukabandanya. Ntabwo Loti yari yanze umuryango wiwe. Utarigenje neza nushaka ube
muvukana, nashaka ab'umugabo wawe cyangwa umugore cyangwa abana bawe cyangwa ababyeyi bawe. Bibiliya iravuga ngo abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka mu isi. Kanani abayiragwa ni abumviye, ni abafite amatwi, ni abafite amaso, ni abafite akanwa. Kominikasiyo yabo n'ijuru ikaba ari kominikasiyo nziza. Icyatumye Imana igusigaza ikirete, Pawulo abwira Tito, kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Wagombaga gutunganya ibidatunganye. Krete yawe iherereye hehe? Ikirete y'Imana gusize ni hehe? Cyangwa warabyangije kugira ngo bitunganye urabyangiza, cyangwa nawe uri mu bangizo kugira ngo uroranye ibintu. Ni ukuvuga ngo kirete yawe, icyatumye Imana itaharimbura, icyatumye ihagirira imbabazi, ngo kwari ukugira ngo Tito afate n'abashumba bashyire mu myanya yabo batariho umugayo. Ikintu kikajya muri espace yacyo cyangwa muri place yacyo, atari akajagari, atari desordre, atari purgatoire, ahubwo bikaba paradiso. Pawulo rero abwira Tito mu rwa mbere rwa Tito, abo tutabanye ku ijambo ry'Imana mperuka kwigisha, ni urwa mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Tito, ikigabane cya mbere uhereye 5 ukabandanya, ngira ngo naho. Pawulo wawe uramwumva? Ese uramugira? Pawulo wawe ninde ku buzima bwawe? Ese wowe uri Tito cyangwa uri Pawulo? Ese nawe ufite ba Tito uri kwibutsa inshingano? Ese amaboko yawe ari mu nshingano z'umuhamagaro w'icyo yaremewe, cyangwa ari mu bapfumu, ari mu busuma, ari mu byaha? Ese amaso yawe n'amatwi yabiri mu inshingano? Koko icyatumye Imana iguha amaboko mazima, cyatumye Imana iguha ubuzima, kwari ukugira ngo ugire utunganye ibidatunganye. Umuririmbyi yaravuze ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu atwambikiye y'ubukwe, wogejwe na Yesu, twatoranyijwe n'amaraso, haraho yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, umukizo bwazagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate. Iriya twaririmbye ivuga amasezerano ni ya 15 mu ndirimbo z'agakiza kanike kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ese ikrete wibwira ko Imana izaharekera aho nyine mukaguma mutunganya, cyangwa iyo abantu bamaze gutunganya ibintu bimwe birabikwa, ibindi bikaribwa, ibindi bigatabwa mu muriro nk'umurama? Ntabwo rero ikrete aho imbura iri kujya, aho imbura iri kwerekera, niba imbura yaragezeyo abantu ntibatunganye, ntabwo biguma uko. Wambaye uwuhe mwambaro? Se nawe uzatinya mu maso he? Bazatinya guhingura? Wowe uri mu bahe? Ni ukuvuga rero hano Tito yumviye Pawulo, kandi Pawulo yumvira Imana, baruzuzanya. Ubu rero natwe turi abahawe isango, abahawe imburi, abumvise ibitandukanye, ariko tuvuga ngo uhoraho niwe Mana uduhoye. Ariko Imana irica. Harimo abantu bazi ngo Imana irica. Imana irica, irica. Yewe we, ahubwo se
niri muntu wakica nk'Imana ntawe. Rero ikireti, ibyo usabwa gutunganya, ibyo usabwa gutengeneza, ibyo usabwa gushyira ku murongo. Injira mu gisagara ikireti, reba mu babanyi bawe baturiye ikireti. Ese abashumba babo bari mu mwanya mwiza, barobanuriwe cyangwa bimikiwe? Cyangwa aba bashumba baho ntabwo ari inyangamugayo? Imana ibwira Tito, genda utunganye ibidatunganye. Bamuha igihe, bamuha umwanya, barihangana, baratuza, baramutegereza kugira ngo atunganye. Muzabona iyo tugiye kwakira abashyitsi turatunganya, iyo perezida agiye kunyura ahantu baratunganya. Kandi Yohana ngo ajya guharura inzira z'umwami wacu Yesu Kristo, urangururira mu butayu, ijwi ry'urangurura witwa Yohana, tunganya inzira z'Uwiteka, tumwambaze bigishoboka. Kwa Bonwa Krete ni igisagara cyari gifite amazi, bagombaga gutunganya bifashishije amazi. Buno turi gutunganya twifashishije impwemu yera, ko ari ukugira ngo musigare mutunganya ibidatunganye. Signification yatumye badusiga hari ahantu, yatumye tuba bariya, yatumye tutura hariya. Niki cyatumye twe tujya kuba hariya? Ko ari ukugira ngo dutunganye ibidatunganye. Kuba uri muri uwo mwanya, kuba utuye, kuba uri, kuba ndaha, kuba ndi gukora ibi, ko ari ukugira ngo ntunganye ibidatunganye. Ubundi si umukristo ari mu basabwa gutunganya, cyangwa umukristo ari mu basabwa gufasha abandi gutunganya? Kubera ko umukristo aba yataratunganyije, ubwo umupagani we cyangwa umunyabyaha ni kure kubi. Kuko niba umukristo yararetse gutunganya, akareka kumvira Imana, akareka gukorera Imana, akabaho nyene, navuga ngo niba umugeni atitegura, abaherekeza bakitegura gute? Tito rero ahabwa inshingano zo kunyura muri iki gisagara abwiriza ubutumwa bwiza, abwira abantu ngo nimwitegure. Tumaze iminsi tubabwira Dawidi, tumaze iminsi tubabwira akazoza kanyu keza, tumaze iminsi tubabwira Kanani, tumaze iminsi tubabwira ibijyanye n'igihugu gishya. Uriteguye cyangwa ubyumvisha ugutwi kumwe bigaca? Uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya ko. Doko uzamenya ko igihugu kigiye mu maboko ya naka, uzamenya ko Yesu ahageze, unabona ibyo byiza, ariko ntuzabiryaho. Nicyo kibabaje, kuko umugabane w'abatizera n'abakora ibizira n'abasenga ibishushanyo mu nyanja yaka umuriro n'amazuba, kandi utizera ntahimbara Imana. Rero gutunganya, kweta inkweto zawe, marayika yaje kweta. Kweta tugiye kwambuka Yorodani, kweta. Ihane, kizwa, gira urutonde mu mutima wawe w'abazima n'ibizima, hamumukama guhezagira mu izina rya Yesu Kristo. Ntuzirikane inshingano z'uriwe, naho bagusize, naho uherereye. Amen. Byiza cyane. Mwami Yesu, turagushimiye, ni wowe mwigisha w'ukuri n'ubugingo, ni wowe wadusize kugira ngo mu gihe nk'iki tugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Ikirete turi kumwe na Pawulo, kandi natwe turi batita, abandi bari ba Pawulo, ndetse turi mu bisagara bitandukanye. Ubutumwa bwawe bwiza butugeraho uko bukeye uko bwije. Uha umugisha umwigisha n'umwigishwa, twuzurizwa imbere yawe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.